turakwakiriye Bishop. Murakoze Muri iyi mvute urugendo rwari rumeze gute? rurerure kabisa, urabona ko umusatsi wameze, imvi zameze kubera urugendo rurerure. Ubwo imvi se harimo no gukuramo ukuntu Nibyo. iminsi myinshi yarashize igihe kinini tutabonana. Ego nari maze hafi icyumweru kuva ngiye. Wari uri hagana he? Hari abantu benshi bakunda Bishop ariko batazi ahantu yari ari. Nari Australia mu mujyi wa Brisbane. Turakwakiriye Bishop. Murakoze. Muri iyi mvute urugendo rwari rumeze gute? Rurerure kabisa, urabona ko umusatsi wameze, imvi zameze kubera urugendo rurerure. Ubwo imvi se harimo no gukuramo ukuntu Nibyo. iminsi myinshi yarashize igihe kinini tutabonana. Ego nari maze hafi icyumweru kuva ngiye. Wari uri hagana he? Hari abantu benshi bakunda Bishop ariko batazi ahantu yari ari. Nari Australia mu mujyi wa Brisbane. Arashobora guhita yibaza aho muri Australia Bishop ya Australia Brisbane ariyo umuhango wo kwimika Bishop Ananias Muhoza mu rusengero rwitwa Healing Church International. Niyo nari bafite inyigisho nyine zo kwimika abashumba n'igikorwa nyamukuru cyo kubimika.
hanyuma pastor umuntu yakibaza ngo wese abashumba n'abitorero rya Foursquare cyangwa nabo umuntu nabo ku giti cyabo cyangwa ari mu cyacu. Iryo torero ni itorero ryigenga ritari rya Foursquare, gusa muri uwo mujyi kandi hamwe cyane yegeranye tubafite itorero natwe twatangije. So urumva yuko nubwo nagiye kwimika umushumba w'irindi torero, ariko n'abashumba bacu ba Foursquare nagize umwanya wo kubasura kandi twarabanye mu giterane cyose. Kimeze gute niba nawe uzitabira watubwiraho? Ni kuwa gatatu n'ejo, ni igikorwa kizaba ejo. Murabizi neza yuko nyine umuryango wanjye mu bantu bibukwa hari abo mu muryango wanjye wa hafi mu gisekuruza kumwe, ariko ni na komite yanjye muri rusange y'abantu biciwe hariya mu Gatumba. Iyo tugeze kuri uyu munsi, kuri twebwe nyine twibuka ishyano ryaguye, ubwicanyi bwateguwe, abantu b'abasibure, abantu bakicirwa mu gihugu kirimo ubuyobozi, bakicirwa mu mujyi Bujumbura, bakicirwa mu nkambi ya UN, kandi nk'uko mwari mubizi mu buryo buri selective, bamenya aho abantu bagomba kwicwa bari, aho baturanye ntibabageraho kandi bari kumwe baturanye. Yewe ku giti cyanjye nanahageze mu gitondo cy'uwo munsi tutabaye tuvuye hano mu Rwanda. Iyo umuntu ageze kuri iyi tariki, izo shusho zose zikugarukamo. Noneho ikibabaje, murabizi ko ni umunyamategeko, ni no kwibuka yuko nta cyakozwe kugeza ku munsi wa none. Mutekereze iyi myaka ishize, imyaka irenga 20, ariko nta butabera, nta muntu n'umwe twavuga ngo yarakatiwe. Ni ikintu kibabaje cyane. So ko haba ni ihame birumvikana, no gushigikira mu buryo bwose umuntu ashobora gushigikira kugira ngo ibyabaye ntibikongere kuba, ariko cyane cyane ni gufasha umuntu ashobora gukora mu by'amategeko. Twagiye tubikora icyo dushoboye, bitarakunda ntitwabivuga, ariko aho twashobora gushyira imbaraga twarazihashize. Tukiri aho, hari icyumweru abantu badusura twira ko mufite igiterane cy'abantu muzatangiza muri Kigali Convention Center. Mwasobanurira abantu niba buri wese yazamo ukaba giteza? Singita ni conference. Niba pastor umuntu yakibaza ubwo uherukayo nabwo nikaza ko ugiye kwibuka umushumba hariya, usanze itorero rimeze gute? Itorero ryacu rya Foursquare rimeze neza. Itorero rimaze umwaka umwe, ariko ubona ririmo ubumwe, ririmo imbaraga. Hanyuma pastor tugaruke, hari amakuru menshi twagenda tumutuka. Amakuru twabonye igitabo cyaje gute yerekwa ryazo? Niko ko hari ibitabo tugomba kumurika ubu. Printed copy zageze hano mu Rwanda, nazifite zivuye mu gihugu zakorewemo. Ni ibitabo bibiri. Kimwe muri ibyo bitabo cyitwa The Call to Leadership. Ni igitabo kivuga uburyo umuntu yisanga mu muhamagaro ndetse no mu buyobozi bw'umurimo w'Imana, n'ibijyanye n'amahame yawo, ibijyanye na challenges cyangwa imbogamizi umuntu agenda ahura nazo. Icyo gitabo cyahageze. Hanyuma hakaba n'ikindi cyitwa ngo ni Mind Shift. Nacyo ni igitabo cyiza kivuga impindura imitekerereze, kibwira abantu kumenya abo ari bo, kumenya ibyo bakora, cyane cyane ibyo Imana yabakoresha, kutisuzugura cyangwa kudashika intege mu buzima. So ni ibitabo navuga ko byuzuzanya. Kimwe kiravuga urugendo rw'umuntu, uko agomba kubaho mu mugambi w'Imana, n'uko agomba kugenda yiremamo imbaraga, hazamo resilience. Ikindi kikavuga noneho wa muntu uteye intambwe mu buyobozi, cyane cyane ubuyobozi bw'umuhamagaro. Ariko nk'uko mubizi, ndi mu
umurimo w'Imana nkaba no muri secular ministry, bivuga yuko iyo mvuga leadership simvuga leadership gusa zo mu murimo w'Imana, mvuga amahame ya leadership muri rusange. hanyuma pastor umuntu yavuga ati se hari uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga n'igitabo umuntu ashobora kubona kuri Amazon ni hehe, ese kigura gute? Nabonye kuri site yawe bavuga ko cyatangiye kujya hanze, cyagiye hanze, ese kigura gute? Biriya bitabo bigura ibihumbi 20 by'amanyarwanda buri kimwe buri cyose. Kuri Amazon bigura amadolari 15. Kuri Amazon bizatangira kugurishwa ku wa 4, twabishyizeho none, ariko biba bifite nk'iminsi 2 hari amasaha bigomba kumara mbere y'uko bitangira kuba accessible kuri public. So ubundi launch iteganyijwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 hariya kuri Foursquare, ariko kubera yuko abantu bamaze iminsi batubwira yuko babishaka mbere, twakoze pre-sale. Pre-sale ni ukuvuga ngo kuva ejo abantu bazatangira kubibona, ariko umunsi wo kubimurika ku mugaragaro kuri 24 z'ukwezi kwa 8 hazaba ari ku Cyumweru nyuma ya saa 6. Hanyuma pastor Bishop, hari umwaka tuvuyemo 2024 ntekereza ko nawe waramuritse igitabo. Ni igitabo kuri wowe cyasize iyihe mpinduka? Ni igitabo twarimo abantu, harimo abantu benshi ba Apostle Mignonne ndetse n'abandi. Ni igitabo cyasize iyihe mpinduka mu buzima bwa Bishop? Kiriya gitabo cya Beyond Boundaries ni igitabo cyakunzwe pe. Ni ibitabo byaguzwe cyane kuri Amazon. Ni ibitabo printed copy zose nakoresheje zagera ku 2,500 zaguzwe mu gihe gigufi cyane. Hari aho amatorero yagiye abigura akabiheza abantu, hari aho abantu bagiye babigura aho twakoreye ibiterane, hari abagiye baza kubishaka hariya ku rusengero, hari ababishatse kuri Amazon. Ariko igikomeye si ukugura, igikomeye ni feedback twagiye tubona. Feedback tugenda tubona niyo ituma dufata n'intambwe yo kwandika ibindi. Impamvu twandika ibindi ni uko ibyo twandika abantu babikunda bakabisoma. Uhereye ku gitabo cya mbere twanditse cyitwa Intimacy with God, cyangwa ubusabane n'Imana, igitabo twanditse kijyanye n'urushako rw'inzozi zawe, igitabo twanditse kuri Grace of God cyangwa ubuntu. Ibi bitabo byose uko tubyandika abantu bagenda babigura, abanyamahanga n'abanyarwanda. Of course byinshi ntibiragera mu rurimi rwacu, tuzi ko ari imbogamizi, ariko cyane cyane iyo wanditse mu rurimi kugira ngo uzasobanure mu rundi bisaba kubyitwararika cyane. Nta rurimi rusobanura urundi, bisaba gufata umwanya ugashaka abantu babisemura muri urwo rurimi ukabiproofreadinga. Nibyo ntarashobora gukora, uretse kimwe cyasohotse no mu Gifaransa cya Beyond Boundaries, nacyo cyatumye mbishyiramo imbaraga cyane no kubitrika cyane y'abantu francophone, cyane cyane n'abaye mu Bubiligi no mu Bufaransa babishakaga gahunda yo gukora vuba. Ariko ibitabo bifite feedback muri audience yose ikoresha Icyongereza kandi barabikunze. Hanyuma pastor turi gusoza igitabo ubushize wari watumiye Apostle Mignonne, umunsi twitege abaye bantu se Apostle Mignonne ushize wa iki cyatumye uvuga ngo uriya munsi tuzabe turi kumwe? Apostle Mignonne ni inshuti isanzwe, dukorana umurimo w'Imana imyaka myinshi imaze mu gihugu. Namuhisemo nk'uko umuntu yahitamo umurida uwo ari we wese, cyane cyane muzi yuko twari kumwe na Rutayisire, twari kumwe na Ambassador Charles Murigande wari wanasomye n'igitabo wakivuzeho. Sindarangiza gufata ishusho y'uburyo itariki 24 izaba imeze neza, cyane cyane ko tuzabikora tuninjira no mu giterane. Dufite igiterane ngarukamwaka giserebura n'imyaka 20 ya Ministry ya Foursquare. Ni nkaho launch y'ubu ngubu tutayigira nini cyane, ibitabo bikaboneka babishaka bakabigura, ariko focus nini cyane ubu ngubu ni igiterane. Ariko ibitabo kubera yuko n'ubundi biri connected n'umuhamagaro abantu bazabibona. Gusa ntekereza yuko tuzakora ceremony yihariye cyane, tuzabigurisha ku mugaragaro, ariko ndumva twirinda kuvuga launch cyane mu majwi ya mikrofone zirangurura. Bishop, reka
dusoza vuba tugiye muri giterane imyaka 20 kuri wowe Bishop Masengo mu rugendo rwa Fosco n'urugendo wasobanura gute? Ni urugendo ruri navuga mu magambo atatu. Ni urugendo icambere rwo kwiga kwimenya muri Kristo Yesu no mu muhamagaro, nico Imana yakoresha umuntu mutoya nkanjye wari uhamagawe ico gihe. Cyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni urugendo rwo kugendera hejuru y'amagi, kubera yuko wasabaga kwitwararika cyane, warimo challenges nyinshi cyane, ariko ni n'urugendo rwo gutizwa imbago, kubera yuko izo mbogamizi zari ziriho. Nagiye mbona ukuboko kw'Imana, niyo mpamvu byise gutizwa imbago, aho umuntu atashobora guhagarara ngo ashinge. Imana yagendanye nanjye nk'umurida w'iryo torero n'abandi twagiye dukorana, igenda idutiza imbaraga aho twari tuzikeneye. Ni ahandi nk'umuntu aba ari mu kagare bamuheza imbago agahaguruka. Nanjye navuga yuko muri imyaka 20 Imana yaduhagurukije kandi ikaduteza intambwe. Ibyo mubona tumaze kugeraho nta wundi tubikesha, si imbaraga zacu, ahubwo ni ubuntu twagiriwe no gushikirwa n'Imana. Abantu bamaze iminsi babona post yagenewe kuri hanze, ariko abantu bose bafite amatsiko y'abavuga gutumwa n'abayobozi, habaye ari abo wenda bakumviye ntabirana kuko bafite amatsiko menshi. Senigari zageze igiterane gitangira ku itariki 20, navuga ko ari nenye, azaba ari ku cyumweru niho tuzakora umunsi wo kukishira hanze, hanyuma kizafata icyo cyumweru cyose gisozwe ku itariki ya 31 y'ukwezi. Tuganira n'abaturanyi bakaduha aho dukomeza kwagurira kandi barabifite. So niyo mpamvu tuvuga ko abantu bose bumva badushigikira, cyane cyane diaspora. Dufite abantu benshi banyuze hariya, dufite abantu benshi badukurikirana, murabizi. Dufite amatorero dufatanya, dufite inshuti n'abavandimwe bazi umurimo w'Imana ukorerwa hariya, n'icyo bashobora kuba bawukoraho. Iyo tubibabwira barabyumva cyane, kandi turashima abamaze iminsi bakorana natwe, cyane cyane abantu bagiye bava hariya mu rusengero bari mu mahanga, ndetse n'abandi batigeze baba abanyamuryango ba Foursquare ariko bisanze mu nshuti zacu kubera kudukurikirana. Hanyuma abakunzi ba Foursquare ndetse n'abakunzi b'Imana, niko twavuga, dushyigikire itorero, tugire itafari natwe tuvuga ngo twubake. Hanyuma Bishop, reka tugarukire tugana ku musozi. Uyu munsi iyo ubonye Mama Bishop umurimo muri kumwe ugenda agasigara, ni imbaraga wafata uti? Ni imbaraga kuri wowe ufata uti? Umurimo w'Imana buriya ku bawuzi n'abantu bifuza kuwumenya ukenera imbaraga zirenze iz'umuntu umwe, ariko ugira inkingi ni mu rugo. Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya 3 aravuga ngo umuntu ashaka kuba umwepiskopi ngo agomba kuba ategeka urugo rwe neza. Kimwe mu bimpa imbaraga ni uko urugo rwanjye rumeze neza, nuko madamu ahari, noneho ntahari gusa nk'umuntu dufatanya mu rugo rwacu, ni umufatanyabikorwa mu murimo w'Imana. No kuba nagiye akahasigara mu rusengero akorana n'abandi bashumba, ubwabyo ni imbaraga zikomeye. Ariko cyane cyane kunshigikira mu masengesho, kuntiza imbaraga, gusigara mu muryango, kubana n'abana igihe ngenda, n'ibintu bikomeye. Ariko bishimisha cyane niyo twajyanye, kuko iyo tujyanye nabyo ziba ari imbaraga. Tuba tugiye turabavuga ubutumwa 2 n'abigisha 2, birumvikana yuko Bibiliya iravuga ngo 2 barutumwa. So ni imbaraga cyane cyane, ndabishimira Imana. Kandi twese twagiye twisanga mu muhamagaro, ntawari uzi ko mugenzi we azisanga mu muhamagaro kugeza igihe Imana yagiye ibikora, tukisanga tugeze aha tugeze. Bishop, tugana ku musozo, hari abantu bakunda channel ya Foursquare kandi bari ku isi yose, ariko igera tukaba dufite umushinga nk'uwo nguwo, tuzabahamagara tuwumurike, ariko tubisengere kandi murumva yuko ari imyuka. Hanyuma Pastor Bishop, nako tugana ku musozo, ikibazo kigira cyane,
hari abantu benshi bafite wenda ubumuga bwo gusoma bibagora, hanyuma mwatekereje iki kuri abo bantu uburyo wenda ijwi bishobora kuri icyo gitabo? Ni ikibazo gikomeye, icyo sindakibonera igisubizo. Ndabizi umuntu yandikira abasoma. Iyo rero ageze ahantu atekereza udasoma ukeneye ubutumwa n'iki cyakorwa, bisaba nyine an extra mile cyangwa indi ntambwe. Kuba ubimbwiye ni byiza cyane, ndabitekerezaho, ariko icya mbere ubundi gifite kiri imbogamizi ni ukubanza gukura ibitabo mu Cyongereza bikajya mu rurimi bene wacu.